Okay, iwe rero ni Japhet and Family tugarutse mu ndoto mbi, turacyari mu ishyamba, filime yacu ikomeje. Umuhatari nka producer ni New Vision Shop Japhet and Family, hafi aho Jackson Kanoso, T7 na Jimmy Sayidi bose bakajemo, Amerika Chibonge. Umva ndakubwiye nta magambo menshi, shaka ibyo nagutumye. Muraho nshuti bavandimwe mudahwema gukurikirana GNF TV, by'umwihariko mwamaze kumenya ko ari umuryango mugari ufite icyerekezo, by'umwihariko muri kumwe nanjye Japhet muri gahunda yo kugaragaza bimwe mu byerekezo by'umuryango mugari tuba tubabwira umunsi ku munsi. Yatari hano ndahicaye ariko ntabwo ndi jyenyine, wabibonye uko byatangiye. Iyo ni Mr Charuru turi kumwe. Yes, reka twibwire tunakwiyereke noneho umunsi turi mu kazi kose. Yes. Mr Charuru wamaze kumubona, byagusaba guhengereza. Reka banza kwiyereka ariko banza ukuremo hajyaye ikinda bakita nacyo ubwirinzi. Ariko ubundi yitwa kasike. Yes, cyangwa mask. Mask. Okay, tari reka tubaze tubiyereke dukuremo tubireke, ariko nje baranzi. Barakuze. Yes. Aya kuramo kasike banza bakurebe, ubundi wongere wambare wirinde. Tutwara abagenzi. Dore abatanyibuka kane ngewe uwo bita Charuru Gikakarwambara ya ni Rasta, abaringe wakinye muri filime yitwa Indoto Mbi, atikanije n'abandi bakinyi benshi cyane batandukanye, gusa muri bamwe uyu nguyu niwe yari kibamba cyane. Niwe Fandegasitiri. Mr Fandegasitiri, Mr Cobra. Muranzi ntabwo narinda kubibwira cyane. Turacyakomeje urugendo. None ibiri biki?
Ayo ni amafaranga. Ayo ni amafaranga. Akangaka nawe urabizi kuri bya biceri uba waragiye uduhemba nk'abakinnyi bitwaye neza. Nanjye mba ngira ngo nkwereke ko ntayapfushije ubusa. Urabizi ko ntajya nkunda ibintu by'abakobwa. tubanze twirinde tubaganirire noneho bimeze neza cyane rero. Mubyihanganire niko bigenda, umuntu agikomeje urugendo akomeza no kwirinda. Kwirinda biruta kwivuza. Sawa. Cyari. Ubwasigaye reka twiganire reka tuyikureho ikirahuri. Ikibazo njye sinjya nkunda gukuraho ikirahure cyane. Kugira ngo ibintu uzahita kujya mu maso se. Iyo ushatse iyo ugiriye nko gutwara nk'umukiriya mu rugero ukagenda wazamuye ikirahure nawe akubonamo nk'umuntu utangiye kumutara vuba utaramenyera akazi. Muri Kayonza wigendera mu murwa wa Kigali ngo ibintu byose bifatira hajya he. Ubundi icya mbere ni ibyango papa. Urabireba ahantu hose kabisa, yumva ahantu hose. Ubundi byangwe ahantu tubirira hitwa kwa Rwahama. Iyo tutabiririye kwa Rwahama tukabirira aho bita Cosmos hafi yo kuri 40. Abazi kuri 40 iyo uvuze Cosmos umuntu uzi Nyamirambo ahita ahamenya kabisa. Abasitari bose baba bari abo bantu bose, mbese niho hantu zaba izi modoka zo bita amatagisi vatire, niho hantu usanga bayatera zo bita za Simonize. Ibyo byangwe ndivuga ngo kwa kuntu umuhanaguza moto kugira ngo igende isa neza babyita hajya ngo ni insongi. Babyita ibyangwe, ni amasongi niyo abikora nyine, kuko utari isongi ntiwaheba amafaranga baduca bari menshi bro. Yari menshi ariko nyine bajya bavuga ngo ushaka gusaza yemera gushinyiriza. Ubwo rero yemera nyine yuzi kuri isongi ukagenda wajya aho ngaho nkubwiye Cosmos cyangwa ukajya ku Gisimenti bagushyiraho ibyangwe, cyangwa ukajya kwa Rwahama. Aba niho hantu batanga ibyangwe bya nyabyo, naho biriya byo mu Giporoso kuba ari ugusitasi uwo ari we wese yabikubwira. Yari umuntu umaze kumenya umujyi, niho hantu hambere ugomba kurira ibyangwe kabisa. Byarangiza ibingibi nabyo babyita iki? Ibyo ngibyo muba mwambaye kugira ngo nyine ibyangwe byawe bitangika. Ibingibi babyita iyaga. Kuko ibyango ugomba kubishyira iyaga ugomba kurishyira ku byango kugira ngo nyine urumva iyaga n'ibyango byose birashashagirana. ubu ngubu uri ku iyaga warangiza ubundi ugatumika job. Saka ikimbabaza ni kimwe, nuko mu bantu twakira nawe utaraza mu byibura ngo nkubone waje mu mujyi maze nkukatisha umbwete wenda njyana downtown, cyangwa wenda njyana kuri City Plaza, cyangwa se wenda njyana kuri Convention Center, cyangwa njyana nawe mu Gisimenti. Niho ahantu abantu bajya gutwikira muri weekend, kandi amafaranga ufite bro ugomba kujya ugerageza byibura ukajya hari ahantu nawe ukareba uko abana bimurika. Hano haba hari abasitari bose batandukanye, kandi nawe ndizera ko uriwe, kuko nanjye ni wowe wangizaho, ni wowe wabigizemo uruhare kugira ngo mbe ngeze aha ngaha. Umusitari kabisa. Gatubwire rero nk'umuntu mbega wabaye muri entertainment kandi ukayifatanya n'umumotari, uyu munsi katuri twambaye hagiki ubwirinzi. Twirinde abantu bambare kasike nk'abantu mwe irarinda. Buriya ubu ngubu hasi ntabwo nameneka umutwe. Umutwe iki kasi kigufasha, cyangwa masike iyo ugeze hasi niyibanza kwangirika mbere yo kugira ngo wowe wangirike. Niyo mpamvu twabwita umuhanda cyangwa tukabwita kasike. Ushobora no kuba wenda ushobora no kuba utanagwa mu muhanda, bikaba ngombwa kunyura nk'ahantu ku nzu, bikaba ngombwa ko wenda ukubitana n'umuntu agutunguye ukaba wahunga gutya wenda ngo mudakomana, ushobora guhita ukubitaho iyi kasike bikarinda wa mutwe, kuko ari wo wari bwangike mbere. Iyi kasike akaba ariyo yakoboka we ntugire icyo uba. Niyo mpamvu. Hanyuma se ngaho nguko tubwire, buriya nko mu mujyi wa Kigali nk'umumotari, buriya nk'ibintu bitatu arangwa nabyo nibihe kugira ngo abe ari insonge nyine? Icya mbere ni ukuba ufite moto utitaye ngo ni nshyashya, uko yaba imeze kose ariko ukayigirira isuku. Ikindi nanone ikaba uzi ngo wowe ubwawe ufite ubwishingizi
ufite icyangombwa kikwemerera ko ugomba gukorera aho ngaho mu mujyi. Icya gatatu wenda twavuga kindi ni ukuba nawe ubwawe uzi kwiyitaho, ngira ngo urabizi nkawe uri umucuruzi, iyo ushaka gukora akazi kawe neza ugomba kuba nawe ugaragara neza kugira ngo n'uje akugana abone ko aganye umuntu muzima. Ni icyo ngicyo twavuga kituranga mbere na mbere. Ikindi amategeko n'amabwiriza ugakurikirana ibyapa by'umuhanda uba ubireba nawe kandi uba warabyize. Nicyo ngicyo kiranga umumotari w'umunyamwuga cyane. Noneho tujye kwinjira sasa mu busitani bwawe. Jaruru abantu benshi bakwita Rasta, abandi bakakwita Isongi, hari n'abanyita Rayani, Gikakarubamba, yose n'ayanjye ndayemera. Nuvuga ngo muri make ufite n'ikivugo cyawe. Ok, twagiye. So ubundi abankurikiye, ubundi amazina yanjye nyakuri nitwa Niyoyita Valesi, ariko ayo nkorana mu kazi nkaba nitwa Jaruru, Gikakarubamba, Rasta, Rayani. Ayo niyo mazina banziho. Muri filime hari aho ariko hamwe niswe Sisco. Muri mu ndoto mbi. Mu ndoto mbi. Episode ya 2, ya 3, ya 4 n'iya 5 kugera kuri 6. Kuko nabivuga kugira ngo n'umuntu utarize icyongereza abashe kubyumva. So nuko nguko. Okay. Tuvuga ngo Rasta rero mu buryo bwo ko uri umusitari ndetse ukaba witwa amazina agiye atandukanye ndetse wakabaye umwe mu bakinnyi. Umwe mu bakinnyi bo muri filime yitwa Indoto Mbi kandi bagerageje kwitwara neza. Kabisa. No mu gihembo cy'abitwaye neza ndumva narabaye nko mu wa 2 cyangwa wa 3. Batagira ngo ariko ngo twakuyeho ngo buriya ngo tuyirenze noza yo kuvuga ngo ni imiyaga cyangwa ni iki ngo twayihunze kuko buraza kutujya mu maso kugira ngo tubanze tubiyereke ko turaza gufunga nitugera ahantu habi. No kugira ngo iyo uri kuvugana bondi n'umukiriya hari igihe biba ngombwa kuzamura nk'ikirahure kugira ngo akumve, kuko nk'iyi filime ureba ubundi iki kirahure cyitwa filime. Iyo ucyambaye ukavugiramo ndani kitazamutse ushobora kubwira umuntu ntiyumve ibyo uri kuvuga. Kabisa. Ijwi riheramo. Uzarebe iyo uri nko mu modoka y'ibirahure bya filime uravuga ijwi rigumamo imbere ntabwo risohoka inyuma. Niyo mpamvu rero twari tuzamuyeho kugira ngo batwumve. Cyari ubu tugeze rero i Kabuga tuvuye i Kigali. Hajya duparitse hajya mu kanya hano nkuye. Nkukuye hano twita ubundi ese urahibagiwe ahantu nkuvanye kari wowe? Njyewe kwako nagiye ingendo nyinshi navuye ahantu henshi. Rero muravuga hari aho nkukuye? Aho gire bahitwa kuri Karimaso. Cyangwa se utazi neza ukaba wahita kuri Regina Pacis. Regina Pacis. Twagiye twamanuka rusengero wari wahagazeho kuri muhanda hano hakunda kuba hari ibiti imiyaga kugira ngo itaza kugira gatuma noneho gakeya tubanze twiganire. Uyu munsi mwabibonye ko nyine turi kuri moto turi kugenda turi kwigisha abantu nyine uburyo ki bagomba kwirinda. Ariko tubabwira ibijyanye n'ubusitari bwacu. Musitari mu mpano ye tari ariko ndibuka hari ukinira filimi ahantu njye narebye nubwo nanjye nayikinagamo kuko twese twahamagarwa iyo wabaga ufite role. Iyo tuvuze role umuntu ahita yumva ko ari cya gihe umuntu nyine aba agiye gukina ari bwagitinge uwo munsi. Noneho twavuga ngo kuba tutari dufite role ni wa munsi nyine wowe utari bukine. Jaruru urangije kushoka mu gishanga neza kuri uriya munsi igice cya 4 bari mufite intozi. Hajya buri iyo umuntu ari kuri moto agenda yandika nareba umugenzi nareba. Umugenzi birema kukabaje. Uburenganzira bwe buratangukanye ahubwo wowe ubushinzwe kuba wamukoresha gusaza kugana. Mfite umuntu hano ndi kwandikira ariko byarangiye. Reka tubanze tuganire. Yatari tugende tuganira ariko tujye kwinjira muri Rwamagana. Ahangaha narebe bite twabirenze hano nta noze bihari ariko kugenda ikirahuri kikuyeho
hari n'ukuntu bitanga uburyo bwiza amaso y'abantu kugira atangirike kuko uriya muyaga mba numva atari neza uko ujya mu maso hari umumotari hambere wantwaye mbona ijisho rye ryarahiye kabisa. Impamvu riba ryarahiye hari igihe buriya aba yabyutse ijoro noneho kwirirwa ukanuye amaso nawe urareba umuhanda kuko ntiwazanamo ibintu byo kuvuga ngo urahumbye. Ijisho naryo riba ryaramenyereye kugenda rireba, nawe reba kuba wakora nk'ibirometero ku munsi wenda reka tubare nk'ibirometero wenda 250 ukaba wabikora wabonye akazi neza. Tekereza iyo jisho, tekereza igihe uba wabyukiye, tekereza n'umwanya uba wagiye ureba. Ntabwo biba birimo byo kuvuga ngo urahumbya, ntibiba birimo byandi byo kuvuga ngo wakubita urugohe uko wiboneye cyangwa wareba hirya. Bireba muri birometero byibura, muri kilometero habasha kuba hako amaso yawe abasha kuba byibura kontoramo kimwe wenda cya gatatu mu kilometero. Tekereza nawe iryo jisho urumva ryabuzwa n'iki kuba gutukura. Ese nkawe urabona kuri uwo mugenzi, reba amaso yawe urebe nanjye urebe kuri busanga ari cyo kimwe. Kandi wowe uri mu bantu nabonye kenshi bakunda gukoresha moto kenshi cyane bisubira. Ariko urebe nawe urebe nanjye urebe kuri busanga ari kimwe. Bagubese nabi none twagiye ngaho rero nguko rero ubu ugiye muri Kigali urakomeje. Ese hagiye ibintu bijyanye na entertainment wari ukomeje nabyo cyangwa se wahise ubanza wita ku kazi k'umumotari gusa no kujuza rimwe na rimwe uje gukina muri GNF gusa? So birumvikana ni nayo mpamvu nagarutse muri GNF. Niyo mpamvu nayigarutsemo. Hari impamvu wenda navuga nk'ebyiri. Ntabwo icyambere sinigeze sezera muri GNF. Ikindi hari abasitari benshi nyamura nabo wenda nk'aba ngaba ba Papa Sava nyamura nabo ba PC Kanyombya njya n'abasura iwabo Kacyiru bakambwira ngo dukorane nka Rori kuko nyine bajya bareba kuri stati ibintu baba postinzeho bakareba kuri channel bakambonamo. Noneho bakambwira ese wazaretse tugakorana akantu wenda kamwe tukareba wenda uko byagenda. Ababwira ati impamvu nagakuze ariko impamvu nakemera gukora hano ntabwo nigeze ntandukana na GNF. Ntabwo twigeze dutandukana ku buryo navuga ngo narasezeye ngiye gukorera mu yindi company. Kandi mu mabwiriza twari dufite dukina iriya filime twari dufite amabwiriza y'uko tutagomba kuba twavuga ngo mu masezerano twari dufitanye muri make nta mukinnyi wari wemerewe kuba yajya gukina ahandi hantu atabanje kubyakira uburenganzira kandi n'iriya filime tutaramenya ngo yarangiye cyangwa se nta yindi wenda tuzashiraho. Niyo mpamvu rero kuba wenda ntakigaragaramo cyane ntabwo ari ukuvuga wenda ngo sinkirimo cyangwa se wenda ngo nta bandi baba bashaka ko nakorana nabo, ahubwo ni uko njye muri make navuga nko mu izina bazi cyane Japhet and Family TV nk'uko byumvikana ko ari umuryango mugari. Nta handi hantu wajya rwose wazabonera ibyishimo birenze muri Japhet and Family TV. Niko nabivuga kuko niho hantu nageze ubwa mbere ngiye bakinyakira njya gukina, mbasha kuba uwo munsi nahita asangira n'abantu barenga 20 tugasangira ku meza imwe kandi turi gusangira ibiryo. Biriya bintu byaranejeje cyane numva ndabikunze. Niyo mpamvu uyu munsi nifuze ndavuga ati reka ngende kuganira n'umwe mu bagize uyu muryango kugira ngo abone ko nyiri kumwe nabo. So nuko nguko muri gahunda zanjye naje bimeze. Ngaye nguko tugeze i Kayonza. Kayonza urahibona uterera? Ndabona ari nziza cyane, ndabona hari n'ibyagiye bihinduka. Nahoze mbona hari hamwe najyaga ngenda gukoresha moto ariko nagiye kubona mbona barimo barahubaka inyubako imeze nk'itaje. Rero navuga ko hari ibintu biri kugenda bihinduka kandi ni byiza ko umujyi wagenda uhinduka nyine kuko uri guhinduka ni ikikwereka ko n'abantu baho nyine basobanutse.
cyane kuko udahindutse bikwereka ko n'abantu baho nta terambere bafite, ariko nabonye hari iterambere ryiza rwose. Mu minsi iri imbere utazikubita agashingwa aze kuhasura hakiri kare, ahubwo hari uzazana hayoberwa kandi ariho yabyirukiye. ariko reka tubanze twinjiye muri iyi motari. Maze nawe nasanze warahindutse, ubundi mbere ntiwambaraga ikoti, none nasanze usigaye nawe uryambara. ni ugusaza ni ikigaragara nyine ko nawe hari ikiri kugenda gihinduka. ubegereye labarabatisi yamenyere. none se Jarur, Yes. nk'umuntu wageze mu kimotari ndetse ukaba uri umwe mu bantu bari bafite impano, reka tugende mu rugendo rwawe, duse nk'aho ubwira hamwe n'urubyiruko rusange uburyo ki waje kujya mu kimotari, urugendo rwawe, uko twamenye ko uri umuntu wahereye hasi ugenda uzamuka wenda na n'uyu munsi uracyakomeje no gutwara imodoka. Hambere aho ejo bundi dore wambwiye ko wari mutwarira mu mujyi utwara imodoka. N'ubu ndatwara, usibye wenda ko ubu ngubu ntafite iyanjye nikontorora, ariko hari igihe iyo uri mu mujyi nk'ubu hari ibyo twita nk'umusare. Ubu ngubu njyewe umukire, iyo ndi nk'ahantu ku kabari nshobora kuba ndi kuri Ajasi, nk'abahazi barahazi, nshobora kuba ndi hano bo bakunda kwita ngo ni kuri Arumasi, nshobora no kuba ntari kuri Arumasi nkaba nibereye hariya kuri 40 cyangwa kuri 40 hari akabari nyine abantu barakazi. Hari n'igihe mba nibereye hano wenda hano Kigali Arena, usibye ko ubu hasigaye hitwa Beka Arena. Hariya hari ububare bwinshi butandukanye abahazi mu migina hariya hose. Hari igihe uhitamo iseta wumva ushaka kujyaho, uragenda ukihagararira, abantu babo baba bakuza abacuruza inzoga, ubanza kubamenya ukabibwira, ukababwira n'ibyo ukora, bakaguha nomero. Hariya niko tubaho, nawe ukabaha izawe, umukire araza akaba yanywa, yamara wenda nko kumva amaze kugahaga akaba yavuga ati aho kugira ngo njye gutwara imodoka mu kanya mpure na polisi imuhishemwo, baranyandikira 5 bamfunga iminsi 5 n'imodoka bayifunga icyumweru, bahita baguhamagara wowe uri umusare, akakubwira ati ne ku kabare kwa runaka vayo utwara umuntu. Uhita ugenda usanga imodoka yihari, ukamutwara ukamugeza mu rugo, mwumvikana 10 mwumvikana 20, gusa ntabwo bijya munsi. Niyo kwaba ari ukuva wenda n'urugero hano turi ugera hari iwawe ku kazi, ntabwo bishobora kujya munsi y'10. Ubwo rero urumva ko icyo gihe ugendayo ni iki? Wewe uratega wenda nk'ako kamoto, cyangwa waba wifitiye akamoto nk'uko kwanjye, ukagenda ugasiga ugaparitse aho ku kabare, ugahita ufata kontake itaguhereza n'ibyangombwa, ukamutwara, mwagera ku bapolisi bakaguhagarika, bakakubaza ibyangombwa ukabereka, we ntacyo baba bagomba kumubaza, ni nk'umugenzi, akakwereka ko ukamugezaho ukigendera. Akakwishyura yawe ukagenda, akaguha nimero, akakubwira ati igihe cyose nzajya nguhamagara tayari. Ariko nyine ugomba kuba uri umuntu nawe w'umusirimu, kuko n'uwo muntu utekereza guhamagara umuntu ujya kumwambutsa ubwo bwenge akabugira yamaze kugasoma, nawe urumva aba ari umusirimu. Ugomba nawe kuba uzi ko nabyo nyine ari hahandi twahoze tuvuga ngo akazi ugomba kugakora neza, nawe ukiyitaho nako ukamenya icyo kakumariye cyane. Nuko nguko rero niyo mpamvu nubwo nta modoka mfite, ariko isaha n'umunota n'ubu waza kubona ukabona barampamagaye. Nuko nguko. Okay, ngaye nguko rero reka tubanze tunyarukireho gakeya gatoya tujye muri life yawe. Yes. Tugende mu rugendo rw'ukuntu wagiye kuba motari ndetse na n'uyu munsi ukaba uri motari. Mbega urugendo rwawe rwahereye hehe? Ese impano yo gutwara byahereye gute? Kubona ibyangombwa uvuga ati ngiye gushaka ibyangombwa ngo uri umwuga w'umumotari, hari ibindi wenda warahereyeho hahandi habi tuba tujya ngo tuyigishe urubyiruko tumvishe ko bishoboka koko. Yes. Birumvikana umuntu ajya kugera ahagera no kubwa. Ubu ngubu ndimo ndavugira wenda nk'uko nayifata nko kuri nk'iyi televiziyo, wenda ni urugero.
cyangwa wenda kuri no studio nkaba ubu mwantumiye nkaba naje kugira ngo tugirane ikiganiro. Yes. Ntabwo ndizera ko utapfa atari ibintu byo gupfa kuba wabona umuntu uwo ari we wese ngo ahita umubwira ngo ugiye kugirana ikiganiro nabyo. Ntabwo biba bifite aho byagiye biva. Ubundi mbere na mbere njyewe nk'abanzi cyane kuva na kera ku mazina yanjye Rasta Jaruru, banzi cyane ku igare. Igare narigezeho mvuye mu bintu wenda navuga ni byinshi cyane, ntabwo nagenda mbirondora ngo nzabimare. Usibye ikintu cya mbere nibuka ko ikintu cya mbere umuntu wabanje kumpa akazi yarambajije ngo uri inyangamugayo. Ndamusubiza ati inyangamugayo sinzi icyo ushatse kuvuga. Arambwira ati ubunyangamugayo ni ukuba wakitwara neza mu bantu no kuba umuntu yakugirira icyizere nawe ukaba wagira ute wakimugirira kandi ukakimugaragariza. Yego. Icy'ingenzi cya mbere na mbere mu buzima tubamo ni kuba inyangamugayo cyane. Ntibivuze ngo kuba inyangamugayo ntuhemuka. Hari n'igihe uhemuka ariko atari kubera wowe ari ukubura uko ugira, ariko n'uwo wahemukiye ukamwereka ko nubwo wamuhemukiye utamuhemukiye ubishaka nawe wabuze uko ugira. Kuko umuntu nashaka kuguhemukira icya mbere azatangira ni urugero nko kukwihisha akubonye. Ntabe yakubwira ati nubwo wenda twari twagiranye gahunda nkaba ntazubahirije, hari ikintu cyazimbujije, ntabwo ari ukubera njye. Byibura ngo umusobanure gutyo. Hari umuntu usobanura akabyumva, hari n'uwo wabisobanurira umubwiza ukuri akabihakana kikakwereka uburakari bwinshi. Wowe ariko icy'ingenzi ni ukuba wamugirira ubunyangamugayo ukamubwira icyatumye umuhemukira. Rero icy'ingenzi ni ukuba inyangamugayo, ukitwararika umuntu niba aguhaye ihene tuyindagirire, ugiye kuyibera umushumba, uzayiragire uyihe ubwatsi nk'uko bikwiye, nk'uko uzi ihene icyo yayiguhereye uzayimarire. Uyibe hafi umenye ngo aho yajya hose uzaba uri kumwe nayo. Nugera igihe cyo kuyitasha uyitashe aho yakweretse, nagaruka azasanga ihene ye. Mbese icyo yagusigiye ukimwereka uko yakigusigiye, cyangwa cyaraniyunguye mu gihe. Ushobora no gusanga wenda yarabyaye ukaza ukamwereka ati ihene yawe yabyaye 2 cyangwa yabyaye 2, umwe arapfa hasigaruye. Ubwo ni bwo bunyangamugayo. Kuko iyo utabaye inyangamugayo araza ukamwereka ihene imwe yagusigiye kandi ihene imaze imyaka 2. Ngo si ihene yamara imyaka 2 itarabyara. Ihene ubundi mu myaka 2 igomba kuba ibyaye nka 3 cyangwa. Ubwo ni bwo bunyangamugayo. Nanjye rero nahereye kuri ibyo, hari benshi bagiye bangurira amagare nkababera inyangamugayo y'igare, nkaritwara nkarimusubiza uko yarimpaye, ngera nanjye ku ryanjye igare ndaritwara. Biza kuba ngombwa ko numva ndihaze, njya kwiga amategeko y'umuhanda. Nubwo bitari binyoroheye kuko njyeho nagize amahirwe make, sinigeze niga birenze. Kwiga nyine byansabaga ubuhate bwinshi, kuko ntabwo wajya kwiga nk'ubu nigana n'abarimu. Hari abo nigana n'abari abapolisi, nabo burya ntuzabone wenda abapolisi wenda ngo nuko bakuri ibintu by'umuhanda ngo mve nabo ngo amategeko y'umuhanda barayazi, nabo barayiga, nabo wigana nabo. Ubwo biba ngombwa ko njya kwiga. Ndiga nubwo bitari binyoroheye, byari bigoye kuko nahereye kuri 0. Ntabwo waba wigana n'umwarimu uzi ngo igihekane wenda ndango kiratangizwa n'inyuguti ya na da na a. Wowe uzahera ku nyuguti imwe kugira ngo uzabanze wige za nyuguti umenye kuzifatanya. Urumva ntabwo biba byoroshye. Gusa narabikoze muri bwa bunyangamugayo bwanjye, nagiye ngira Imana nayo irabimfasha, mbona birampiriye. Nza no kugira amanota meza mu bantu bose twiganye, barabizi ni benshi cyane. Nabaye n'uwa mbere mu ishuri, nagize amanota 18 kuri 20. Urumva naburaho amanota 2 ngo mfuke ikizami. Nize kwa Nyirishyamba. Ubimuhaje yahita akubwira ati umuhungu w'umusitari wigaga w'umunyonzi ariko utazi kwandika, wabanje kwiga ibintu ahereye kuri buri kimwe ariko akaza kuba uwa mbere mu ishuri. Ntabwo uzi kwandikana n'ubu se? Ubu narabimenye bitewe n'ubu sitari kugenda nsobanuka, mpura n'abantu babizi. Ubu ngubu na mudasobwa ndayikirigita. Ese ubu natunga ino telefone ntazi kwandika? Ntabwo byakunda. Wapi? Niyo ariyo yose ugomba kuba uzi kwandika, kuko hari igihe biba ngombwa ko amayinite ashira ugakoresha amashaje, cyangwa se uri ahantu utagomba
kuba wavuga uko byari bimaze kugenda icyo gihe ndetse urugendo rwawe mu bunyonzi uravuga ati nubwo ntize ujya kwiga amategeko gusoma ariko gusoma wari ubizi kwandika aribyo bikugora ese ubwo waba utazi kwandika ukaba uzi gusoma gusa urumva byakunda wumvaga ibyo mwarimu akubwiye gusa numvaga ibyo mwarimu ambwiye akanabireba no ku rubaho simbisobanukirwa ariko kuko yanyeretse ngo iyi nyuguti wenda yitwa na cyangwa se yitwa da iyo yagiyeho yitwa da iyo yagiyeho a nibwo nagiye nyine nanjye ntangira kugenda mbishyira mu mutwe kubera na bwa bunyangamugayo nagiye nkubwira nanjye ubwanjye mu mutima wanjye hashinze ko byanga bikunda nzabimenya nibwo bunyangamugayo buhera mu mutima wawe nkagera numva nifitiye icyo cyizere. Hanyuma se turagiye none tayari uvuye kwiga amategeko y'umuhanda utaranize wumva biba bigoye nyine n'undi muntu wese wabyumva biragoye kumva ukuntu umuntu yaba atarize ajya kwiga amategeko y'umuhanda none akanabona n'amanota ageze kuri urwo rwego. Twagiye rero ukuntu waje kujya kwiga ikinyabiziga. Yes ubwo wari ubonye provisoire? Nari mbonye provisoire. Tugende mu rugendo rw'uburyo ki rero twaje kwiga ikinyabiziga tukajya mu kuba twaraje kubona premi tukanakomerezaho. Urugendo ntabwo bivuze ngo kubona provisoire ngo numve ko urugendo rwari rurangiye ahubwo nibwo rwahise rukomera. Noneho rumaze gukomera hari umwana hariya nubwo wenda tutagihura cyane bitewe n'aho nsigaye nkorera witwa Kanyamibwa. Kanyamibwa yaradufashije cyane abana baha mu mujyi kiretse umwana utarashakaga kwiga kuko nabivuga ntacyo atakoze. Kanyamibwa amafaranga nabonaga ayo ariyo yose yaramfashije nkagenda nkiga byaba ngombwa hari igihe wabaga wahawe iminota 15 akemera akarenzaho ukiga iminota 20 bitewe n'amafaranga watanze akabyihangana ntiyite kuri ya mafaranga ukiga nk'abandi wiya watanze na make uko waba uri inyangamugayo nk'uko nabikubwiye ukazayamuzanira gutyo. Narize utwo mbonye ku igare nkatujyana twashira nkigira ubuntu turiga bigera rero aho nageze neza burundu aho nshyirirwa noneho tugiye ku kizami. Ariko naraguze amakode abiri ikintu cyamfashije burya ari ibintu biba byiza. Njyewe numvise umuntu avuga ati nushaka kwiga neza no kuba watsinda uzagerageza amahirwe iyo ariyo yose. Burya hariho amahirwe kuba wagura kode ebyiri icyarimwe ukaba wagura kode uzakora wenda nko ku itariki n'urugero nk'umunsi wenda uyu munsi ni 17 ukaba wagura ikizami kizaba ku itariki 17 z'uku kwezi ukaba wahita ugura n'ikindi kizaba ku itariki wenda 25 z'uku kwezi. Icyo gihe ndibuka ko naguze iyo kuri 24 ngura niyo kuri 26. Urumva hanyuragamo iminsi 2 nkongera ngakora ikindi kizami. Iya mbere yari ingoma ubwo byarangiye ngiye ndibuka twajyanye na Claude twabivuganye ko ndi bukore kuri moto ye ariko nta mafaranga mfite yari yarashize. Biremewe ko se umuntu ajyana yo moto ku kizamini? Iyo wigiyeho buriya bariya bigisha amategeko y'umuhanda ziriya moto zabo n'ubundi nizo dukoreraho ku bizamini. Usanga ziriyo ugafata iyo ushaka wumva wishimiye cyangwa iyo mwumvikanye ukumva we ntabwo uhenze. Claude twagiye twumvikanye ngiye kuri moto amafaranga ntayamuha kuko yari yizeye ko nzi ko niyameneye ku cyuma kuko ngewe namaze kubona provisoire nuko ahubwo ntabikubwiye neza mpita nangira ndanatwara nahise mbona na moto ariko iyo moto nkajya nyitwara ku mugoroba bikaba ari byandi by'isere urumva ntiwaba udafite perimi ngo utware n'ubundi moto yujuje ibyangombwa. Ubwo nanjye nikoreraga cya gihe nyine ku mugoroba cyangwa rimwe na rimwe mu ma weekend mbona umutekano ari neza nawe uri bunzengereze nyine nta mupolisi turi buhenda nga nzengereze cyane. Ubwo ngubwo waye mbere bose noneho baza kumfata bamfashe amafaranga bamfashe inshuro nyinshi ngenda nishongera aho bamfata n'ayamaze bose bamfashe n'ayamaze bashyiramo amande mbura yo kwishyura bose arayijyana. Maze kuyijyana rero nagiye aho ku kizami nakiyifite naranashiriwe urumva ntiwajya ku kizami igare naraririye
kugira ngo nkomeze nige niga numvaga byamaze no kumvamo kuko nabonaga ninjya kuri moto nyine aribwo bizaba binejeje aribyo nshaka igare nakirishaka bana nageze aho njyayo tujya ku kizamu umunsi ndiyabyibuka nibwo bwa mbere mu buzima navushije masi nababara cyane kuko nari nkiri muto ariko umunsi nibwo bwa mbere nababaye numva birandenga nagiye ku kizami nizeye ko ndi butsinde nagiyeho ndi umunyeshuri wa gatatu hamaze gushya umwe undi yayibonye yavuye muri sirikirasiyo ubwo barambwiye ndi uwa gatatu tugenda nahise ngenda ndasinya ugenda ugasinya kuri polisi nyine ko ugiye ku kizami bakakubwira n'amabwiriza agenga ikizami ntabwo buriya wajyaho bakubaza ngo uratsindwa ngo nutsindwa biragenda bite uhise uvuga ngo uriyahura nutsindwa ntube ugikoze ikizami uravuga ati nintsindwa ndabyakira nimve nyine ko wayatara amahirwe yanjye nzongera ubutaha ni nk'uko nabo bakubwira ati ikizami ni ikizami ni nk'uko ushobora kujya kuri iyi moto niyo mpamvu buriya bakubwira ngo moto igomba kuba ifite ubwishingizi ubwishingizi ni ingenzi buriya na ziriya moto twigiraho abapolisi bwabo babanza kukubwira ati ikizami ni ikizami ushobora kujya kuri iyi moto akanya ugahita upfa urumva ubyizeye ukaba wavuga ati nimpfa nyine ndabyakira biraba ari wo munsi wanjye ndetse uramutse utsinzwe utanapfuye biragenda bite ntabwo ndi burenganye umupolisi wenda ngo yampangamiye ubwo nyine nabyo ndabyakira kuko hari n'uwutsindwa agahita yitwaza ngo abapolisi bamubangamiye kandi nyamara mu byo bamwigishije we hari ibyo yagize ate yataye inyuma niba bakubwiye ngo ukuguru kugomba kuba kuringaniye urabona nk'ubu mu muhanda urajya ubibona umuntu atwaye ibirenge yabigize gutya babyita kujanjarika nyine kukibarika uriya ntiwakibarika utarisonye ukibaritse utarisonye se ugira ngo akantu kagutunguye wamenya aho feriri ariko ugisongeyeho akantu kamutunguye amenya uburyo ahita yongera agasubizaho kugura agahita bataho kuri feri rero utarisonye ntiwabikora babyita kukibarika rero iyo ukiri ku ishuri ntabwo uba urabisonye ugomba kumva amabwiriza baguha kuko nura umwasi ubwo ugomba kugenda ibirenge biringaniye rero iyo uhushije ukagenda wabigize kuri urahiye niyo waba wayitsimbuye neza arakubwira ngo ntabwo ari kuri abatwara tubuze akantu iyo biba ngombwa umuntu agahita kwambuka nawe bugezeyo ukuguru urya kuri feri ngo biba byapfuye nyine nawe urabyumva bo naragiye nurira kuri moto rero sasa ndayikase konti ndazirangije tugenda sirikirasi nakuze sirikirasiyo moto ndiho ihita igagara nka konti ya nyuma ikinyoteri nyishyizemo cyangwa kwaka moto narayirebye ndiyumva ratese ubu ndayikorera iki ubwo abapolisi baba barampagaritse nyihagarara umwe aravuga ati kutacanye ikinyoteri tavande nta gicanye cyanze kwaka bakura babona cyanze kwaka abandi arababwira ati rero uyu munyeshuri yakoze ariko ikinyoteri cyanze kwaka abandi bapolisi ntabwo twishingiye izi moto baba babanje kuzisitinga mbere yo kujya kuzurira ntabwo moto yajya ipfa ngo twishingiye umunyeshuri ngo nasubire moto ubwo byarangiye yayihisemwe moto ayizeye ndabayinginga baranyangira ubwo nahise nje urumva urugendo uko byahise bigenda navuye aho ngaho mbaye nk'umusazi n'amafaranga sinayatanze y'ikizami nahise mbabwira ati ntayo mba ndagiye nicara ku muhanda ya moto y'abandi nari nagiyeho kuko ubundi yatanga mbere ariko kuko bari bizeye kuko babonaga kuri moto niyamini yandi umwasiye barambwiye ati jya ahora yaduhushoje nanjye maze kubona nsinze ubundi niyo watsindwa urishura nawe ati nta n'igice mba kandi nta nayo nari ifite yuzuye nahise nuri ikwasiteri aho ngaho mpita nigarukira garuka i Kayonza ubwo numva nahise ntegereza indi minsi ibiri mbangiye ku kizamini kuri uwo munsi wiyumva gute rero sasa kuri uwo munsi naraje n'ibiryo birananira nari mfite n'umukobwa dukundana ari no mu rugo namubwiye ngo ndatsinda ko nanizeye ko ari ahantu ndi wite nkura moto nawe uramuzi wanjye uwo munsi navuyeyo maze gutsinda sinasuye no mu rugo nahise musigaho ndigendera nigera n'ibintu byose ndamusigira nagarutse mvuye ku kizami hashize iminsi ibiri na telefone nakuye nsanga n'ibintu yarakumukumye arigendera umunsi ndongera no kumubona nuko byagenze wumva ukuntu ubuzima buba bumeze mwabagabo niwo munsi nabaye mu buzima bro niwo munsi nabaye brada
gusa biranejeje ko wahise ugenda nta nubwo nasubiye muhira aho twaba yari yaje no mu rugo namubwiye ubu tugiye kubana yagusuye ati tugiye kwibana none tureme ngiye kuyizana kuko niyamini yanyene kandi njyewe nari mfite amahirwe menshi abantu bose barankundaga yo kuba bama moto ariko nkabura iki ibyangombwa noneho barambwira ati nubona ibyangombwa moto zari zihari rwose ndibuhite nyibona mbonye mbibuze nawe mukobwa sinasubiye kumureba mu rugo ese nikomereza rubango wahise mba nk'umusazi wahise uvika iyo nzu ujya ahantu kure nahise ngira Rwamagana ngiye Rwamagana njya ku nshuti yanjye ubu ugiye ku nshuti yawe neza i Rwamagana naragiye ngezeyo we ari umumotari sinanabimubwira abona ngezeho nabaye undi muntu udasanzwe reba icyaka cyanyishe iminwa yagagaye byadanje ubwo w'ikintu yakoze yiyumvishije ko ahari wenda nari navuge ko firime ndibuze nyizanye we yiyumvise ko ari ibyishimo ahari ngize nyine kuko yari yambwiye ko azahita anyereka moto ngiye gutora iyo moto arambwira ati anzanira ibiryo kuko we nyine natuye hafi y'iwabo ibiryo birananira ndamubwira sinshaka kurya nshaka kuryama ndagenda ndaryama ageze nimugoroba we yarigendeye mu kazi yongera aragaruka yampamagaye kuri telefone arambura kuko nahise nyikura kugira ngo uriya mukobwa navuze ndatampamagara nkamubwira ko natsinzwe byarangiye nongeye kuyisubizaho nibwo yampamagaye ndamubwira ngo natsinzwe amaze se kuta waje mu rugo ndamubeshya ngo naje kuko we yabaga yagiye ku kazi yari afite utuntu yakoraga ubwo we niba yarahageze akambura simbizi telefone ako kanya bimubwira nahise nyikuraho nyine ko hari ku mugoroba bwije nawe yazaga bwije avuye ku kazi ubwo biza kurangira inshuti yanjye rero igarutse nitekereza ibyambaye iramfata mu mugongo irambwira ati humura urabizi ko ufite ikizami ejo bundi kuri 26 iminsi 2 ubura ni umunsi w'ejo kuwa kabiri no kuwa gatatu ugahita ujya ku kizami so ihangane iriya ntiyari yawe ariko iriya uzayizana ndemesha agatima bishoboka ananyumvisha ko uburyo ngomba gusubira mu rugo ndamwemerera hashize akanya ntekereza gusubira mu rugo ndibubwira wa mukobwa ngo natsinzwe kandi shaho n'amafaranga ya nyuma nari najyaye ku kizamini nawe wari wayampaye nanga ubwo ndavuga ati wapi sinsubirayo nguma aho ngaho ndavuga ngo nzasubirayo ariko mvuye ku kizami ubwo aho twabaga nabo bambereye abana babe bahita bamwosha baramuvuga turiya muntu kuba yafashe icyemezo akagenda akagusigira ibintu byose ni ikikwereka ko atanagushaka waba waramwoheje ibintu aba arabipakiye byose ashaka abantu babimutwaza baba barahamamagaye bampamagaye nimugoroba ati umugore wawe kagiye telefone ndi bujye gukora ikizamini ejo tiragiye se agiye barambwira ati ntabwo tubizi ko maze iminsi ngo utaraha ndavuga rero mubwira baretse kugenda mumfatire ibintu byanjye atabijyana ndaje mubwire impamvu ubwo agatima kahise kaboneka wa mucuti wanjye antwarayo tugezeyo dusanga ahubwo bampamagaye umuntu yamaze kugira ate yamaze gufata ibintu yagiye nabo bansinegeye usanga inzu rero none ubwo urumva nari mvuye mu gikomere cy'uko natsinzwe noneho nzi ko ejo nzakora ikindi kizami nabwo mba mpuye n'ibyo wumve Chris nahise mpura nazo ubwo akababaro kaba kariyongereye ndavuga ibintu biragiye n'umuntu wanjye nakundaga yagiye ntamubwiye impamvu cyatumye ntagaruka aha ntitwanaherukana numva bibaye ibindi bintu n'ubundi nasubiye mu kahinda ya nshuti yanjye imba hafi irambwira ati ngwino tutahe twarataje nongera ndaryama bukeye nshyiramo akanyabugabo anjyana ngeza ku kizami ngezeyo hari umuhungu ufite moto nyinshi Rwamagana zigisha yitwa Pasiteri nibwo bwa mbere nahise mbona Pasiteri ambonye barambwiye tirasita wenda kuzuga uzana n'umugore wanjye acuruza ibitoki Kayonza ujya umuzana wowe hari n'igihe wigeze kuza hano aba ari njye wo kwishyura tifata moto nta mafaranga nkuca niba nta perimi wari ufite ntayo nari mfite ubwiza ukuri uriya kuba inyangamugayo uzajya ubwiza umuntu ukuri ubwo nahise mfata moto ubwo ntangiye kugira icyizere bwa mafaranga namaze kuko bumwe nanze gutanga kuri ya ntuza cya kizami maze gutsindwa muri iyo minsi 2 nabo nahise mburira kugira ngo mbunywera nyine n'akayoga kugira ngo mu mutwe ngiremo cya cyizere buriya hari igihe biba ngombwa kunywa neza utari usanga uzinywa ari ukubera ubuzima bro
kabisa. icyo gihe nanyweye n'inzoga kugira ngo mbashe kwiyamenera, mbashe kwibagirwa ibyo byose bimbayeho. Byarangiye ariko bigenze, zaramfashije njya ku kizami, ariko uwo munsi ntazinyweye kuko ntiwemerewe kuba wajya ku kizami wasinze. Bambwiye tesite ya mbere, bambwiye ngo nyure muri kona mba nzinyuzemo, nazinyuzemo nk'umurabyo, nagiye ndi nk'uwa 70, ndumva nari uwa 73. Abandi bose bahiye, harimo nk'abantu bari abantu 11 babonye perimi, mba ngiyeho ndi uwa 71. Mba nanjye ndabikoze ibyo ndabirangiza, bahita bambwira ati jya sirikirasiyo, mba ndagiye. Noneho moto ndazikoresha, mbona ati ni neza, mbona baransinyiye, tubwo hasigaye demaraje bahita bavuga ngo tuzayikoresha. Ndabyibuka uwo munsi navuye i Rwamagana nseka, sinzi n'ukuntu nageze aho ngaho kuri uwo mucuti wanjye, mageze mubwira ngo perimi nayibonye, sigaje demaraje nabwo banyumvisha ko nzayikora. Ku munsi bukeye tujyayo, mwarimu bahise hatonda moto zigera nko muri 40 wenda niko nayibara, oya 40 ntabwo zagera, zari nka 30 cyangwa 28 aho ngaho. Abarimu bose twari twamaze kumenyerana, bamwe bakansigira na moto, nkasigara nigisha abanyeshuri babo bagiye kumvikana n'abantu, kuko bambonaga nyine kuri moto ndumwasi, abandi barahiye, njyewe ndasigara. Bana ndabyibuka twakoreshaga n'umupolisi witwa Eric, sinzamwibagirwa. Eric yari akaze mbere, mbona abanyeshuri bakora batwika, numva atari bume perimi nanjye ari buntwike, ariko narabikoze. Arambwira ati abantu bikoze neza cyane, narabiyunyibwira tubikoze neza cyane rasita. Nagiye nambaye na bandana kabisa, gira wabibona uku nambaye, niko nari imeze. Niko nari imeze. Aba babanza kwanga, biza kuba ngombwa ko banyemerera nyine gukora nyambaye bandana. Ubwo ndabikora, ngiye kubona mbona kuri demaraje nyine hageze, mwarimu yari yambwiye ati ntabwo uri bugende mu bantu ba mbere, ugomba kureka abanyeshuri 10 nibavaho, uragenda uwa 12 cyangwa 13. Korode niwe wahise bembwira, nawe wenda waba umuzi, yigisha nawe amategeko y'umuhanda. Yari yagiyeyo afite moto nyine, bigiye hari zo turi gukoreraho ibizami. Byarangiye ngiye, ubwo maze kugenda ndabyibuka, nkora ikizamini. Ubwo ikizamini maze kugikora, ntabwo nakwirutse hariya. Ikizamini maze abanyeshuri bamaze kuvaho, ubwo nagiyeho, ngenda afite ubwoba, ariko mu mutima wanjye harimo ngo urabikora. Nuriye moto, bakubita ifirimbe ya mbere, sinamenye uko nahagurutse. Abantu bose baravuze ati uyu mujama ntabwo ari buyikore, ntabwo ari bugitsinde, bitewe n'ahantu twakoreye demaraje. Wari umusozi ushinze byatari, kandi noneho urabona ndi mugufi, iriya moto y'ikiri nshasha noneho iba ari ndende, nakatagaho nkakoze izuru ry'inkweto hasi, ariko bakavuga ati baraza kuyiroba. Ati biriya bashyiramo vitesi nyine uyizamura bagahita kuyiroba, uyishyiramo uhaguruka uteramo vitesi irimo kwaka ukomeza ugenda, ntabwo ari biri ubanza gushyiramo vitesi ukabona gutsimbura, uyishyiramo rimwe uhita ukomeza ugenda. Nawe reba biriya bro, byari bikaze cyane. Gusa ndashimira Imana, umutima wanjye haravuze ngo urabikora. Njyaho, ubwo ngiyeho bavuze ifirimbe, nkubitamo vitesi, mbona nagiye. Umupolisi wa mbere aba arampagaritse, ateye akaboko, ndahagarara neza, mpagaze neza. Yongera arambwira ati vayo, ndagenda. Yongera arampagarika, ndahagarara. Yongera uwa nyuma wari uri ruguru aho duhagarara, mbona arampamagaye, ndagenda. Mpageze arahagarika, yatambwira ati kuramo vitesi. Nkuramo vitesi neza. Rivuga ngo wowe icyo gihe nyine waratsimbuye, kwa kundi baguhagarika nyine, urahagarara, baraguhagarika, ntabwo ari wowe wihagarika. Yo yataguhagaritse, ubwo urakomeza. Wowe yataguhagaritse ugahagarara, ubu byishye. Yego. Ubwo wowe njyewe naragiye rwose, barandeka, ndagenda. Nta kibazo. Yarampagaritse uwa mbere, ndahagarara. Uwa kabiri nawe arampagarika, ndahagarara nyine. Undi wa gatatu arambwira ati vayo, ndagenda. Wabari imbere wa nyuma arambwira ati hagarara, ndahagarara. Kuramo vitesi, nkuramo. Arambwira manika amaboko gutya nyine, ukase kuri vitesi, ukase kuri feri.
manika amaboko ubona ko nta yindi vitesi irimo moto iri kwaka, arangije aramavi arambwira ati ubikoze neza cyane n'uwafandera icyo ndi kukubwira, arambwira ati genda usinye hariya. tubone no kumusuhuza. Ubwo munsi ndagenda nibwo nanone ka kababaro kose nari nagize kahise kagenda, numva ndishimye cyane ebana, sinzi uko nabikubwira bra. Ubwo byarangiye ngiye ndasinya, maze gusinya mbona abantu bose n'abatanzi bakomye amashyi, numva abantu tirasita yewe, numva ndishimye, sinzakibagirwa mu buzima bwanjye, nzabyabwirwa mu buzima bwanjye bro. Nibwo bwa mbere nishimye, uzi kubona abantu barenga magana angahe bagukomera amashyi nta n'umwe uzimwe, wagiye uri wenyine wenda n'undi muntu umwe, byaranejeje cyane. Perime imbere rero ndayibona. Ubwo nahise njya muri ka kababaro nanone ko kuvuga ngo ngiye kubanza mbere na mbere, nta muntu waguha ikinyabiziga cya miliyoni, wenda icyo gihe zaguraga 1,600,000 n'andi makeya, nta muntu waguha ikinyabiziga utagira ahantu ho kuba. Byaba ngombwa nisunga inshuti zanjye, urumva ubuzima uko ugenda ugera ku ntego y'icyo washatse, ariko hagahita haza ibindi noneho bimeze nk'aho biremereye biruta cya kindi. Gusa ndashimira Imana, burya Imana nanone njye hari ahantu nize mu idini nsengeramo, barambwira ngo icy'ingenzi wowe uzajya umenya ngo ijambo bambwiye n'ubu ndacyarigendera, barambwiye ngo Imana ikigeragezo cyose kizakuzira ibizi icyatumye kikubaho, kandi kabizi n'ikizakigukuraho. Ntabwo kandi Imana igihe ikigerageza umuntu atazabasha kwikuramo. Buri Imana iguha ikigeragezo ubushobozi bwawe ufite, n'ubundi uzi ko bwa bushobozi bwawe ufite buzagira bute buzongera bukagikuraho. Ntabwo yaguha ikigeragezo wowe mu bushobozi ufite. Uko byagenze nabonye ako kanya, nabaye nyivayo iminsi 2, abajama nababwira ati abonye perime, babyitayeho bagahita banduriza. Iminsi 2 nabonye kugura agashapo nyine akamatura ko kujya ndana. Kurangira nanone ntangira ntenga ubuzima gutyo, birangira mbonye moto yo gutwara, ndayitwara bro. Moto igenda uko ntwaye moto, niba ntwaye umunsi yambaye RAC wenda n'urugero, ejo nkahita mbona iyambaye RAD. Bigenda gutyo ngeraho mu buzima bwanjye mfata umwanzuro mvuga ngo sinzongera gutwara moto itari rofabi, itagezweho. Iteza imbere no guhaguruka ugakora ukigira. Nta kibazo ndahari, nta kibazo aho mwamamagarira hose. Buri munsi dukora mu gitondo saa 12 kugeza saa 2, ndetse tugakora no mu ma weekend saa 8 kugeza saa 12, tukongera tukagaruka studio saa 2 z'ijoro kugeza saa 4. Icyo gihe cyose nawe niba wifuza kuba umutumirwa wacu, ufite impano ushaka kugeza hanze ku banyarwanda, ndetse n'ubuhamya bwawe bwahindura abantu benshi bakagira icyo bakwigiraho, nabwo ugomba kuza tukaguha ikaze. Ni umuryango mugari ufite icyerekezo. Iyo mbabwiye bimwe mu byerekezo by'umuryango mugari, ni biriya bintu tuba tubabwiye n'undi tuba tugiye kubagezaho ibi byerekezo cyane. Ni ukuvuga ngo rero abakiriya be ntabwo bamworoheye cyane, ariko n'ubundi tugeze ku musozi w'ikiganiro dusoza message mu rubyiruko. Nasaba ijambo gatonya. Yego. Hari abavandimwe mba nasize hariya mu mujyi dukorana, kuko ntabwo tubone no kubasuhuza nari mwanyemera nkasuzamo nk'abantu wenda nk'abane nemera by'intangarugero. Okay, nareba imbere ya message mu rubyiruko, suza inshuti zawe zose nta kibazo. Murakoze cyane. Mbere na mbere mbanje gusuhuza umuryango mugari Japhet and Family TV, kuko twagiraga ibihe byiza, n'ubu ni nayo mpamvu tukiri kumwe. Hari abavandimwe rero dukorana mu murwa wa Kigali, abo tuba turi kumwe ku Gisimenti bazi ku izina rya Jaruru, abo tuba turi kumwe i Nyamirambo Kasimosi, nabasuhuza cyane. Harimo uwo dukunda kwita umugoyi, umwana w'Igisenyi, ndamusuhuje cyane. Hari uwo dukunda kwita Micaca, umwana w'Ikayonza, nawe tuba turi kumwe. Hari n'uwo dukunda kwitwa Kanyuguri, nawe umwana w'i Rwamagana. Ewana, suhuza abasaza bose baduha ibyangwe, abo twita
ba Muvunyi, ba Mayaya, ba Gakara, Kaburimbo n'abafana bose tubana muri fan club bita Gikundiro Forever. Buriya ndi n'umufana ukomeye wa Rayon Sports. Buriya mba muri fan club bita Gikundiro Forever. Bo bajya bakurikira cyane kuri iyi channel yacu, bajya bambwira cyane rwose n'ibintu sinze ngiye nta narebyeho zakumva nkumva barabimbwe nk'ubu bushize aho mwagiye gufasha umuntu mu muha ari byo mwamaye mu manakazi na mwataze mabati byose nahise mbimenya ntari no kuri WhatsApp cyangwa se wenda kuri Instagram batabimbwira kuko tugira igihe naho nk'uko tugakorana inama. Icyicaro cyacu kiri ruguru ya alimentation ya Kingije Musi hano Nyamirambo muri etage ya kabiri. Yes. Niho icyicaro cyacu kiri cya fan club Gikundiro. Ndabasuhuje cyane Basarupongo benshi cyane sinabarondora nabo baranzi bariyizi. Muri rusange ubwo ni muri rusange bose umufana wese wa Rayon Sports. Ndabasuhuje n'abakiriya banjye rwose baza bangana banzi ku izina rya Jaro sibyo ko bakunda kunyita. Ngaho rero abo bose umaze kubasuhuza ndetse bahaye intashyo urababwiye ukuntu mugenda mugahurira mu bijyanye n'ubufana, ariko rimwe na rimwe bakakubona ku ma YouTube ndetse batazi ngo byaje bite. Uyu munsi ngaho soza na message mu rubyiruko. Mbere nabanza kubwira urubyiruko, hari ikintu tujya twifata nk'urubyiruko ukifata ukumva ko kuba wenda mu rugero kuba waba umusitari wenda nk'urugero wenda nk'aho ngeze akumva ko ari ngombwa kuba umusitari ari ukunywa inzoga, ari ukunywa itabi, ari ukuba wafata umushatsi wenda ukawukaraga, akumva ko ari bwo busitari. Ntabwo ari bwo busitari. Kuba umusitari ni ukuba wakitwara neza muri bagenzi bawe, ukaba wakora akazi ugakunze ibintu Gahe nguko wakoze cyane gukurikirana ikiganiro cyiza cyane kirimo ubutumwa. Iminota dufite ntabwo twemerewe kurenga aha ngaha, ariko naho utaha Jaruru uri kumwe cyane. Naho utaha Jaruru twese hamwe kirimo ubutumwa. Iminota dufite ntabwo twemerewe kurenga aha ngaha. Murakoze cyane. Kugaragaza ibyerekezo by'umuryango mugari ufite icyerekezo. Urukundo mbakunda rusumbye urukomeza urupfu, nanjye urukundo mukunda rukingiriwe n'ububasha bwo mu ijuru. Icyerekezo welcome muri New Vision Shop Kayonza, kuko niwe muterankunga mukuru muri ibi byose. Uwankenera uherereye mu mujyi wa Kigali, nimero yambona aho ashaka ko mutwara 82437118 0782437118. Mwakoze cyane. Jaruro Gikakarubamba. Hasta la vista.